izina rizwi cyane mu mujyi ni Mahembe, ariko irindi zina ryanjye ni Pakorode, ko ryo zina rikuzeho cyane mu mujyi n'igihe bitewe n'igihe maze mu mujyi kinini. Yewe naje mu mujyi narigaga mwaka wa kabiri, naje mu mujyi narigaga mwaka wa kabiri, hamwe noneho najyaga mu ishuri nkaza mu mujyi maze ku n'urubaho ndoheka mu mugongo, ubwo nagiye kurya mu rugo abandi bana bakajya kurya mu rugo, ariko gihe nkahita njya nza mu mujyi, naza mu mujyi nkakorera amafaranga nkacuruza buno bushashi bwa 5 n'andi yaguraga 10 mbako ninjiye mu mujyi kera, ubwo nkahita afatiraho ngagomeza, namara gukomeza ngahita afata umwanzuro wo gucuruza, namara gucuruza ni mu gajyanye n'umugoroba nkamanuka njye wacu bakambaye se ko umunsi wavuye kwiga ntuze kurya, watereka ati gene sica inzira z'ubusamo nigira Butare, none icyo kuye mu Butare ni igiki, nkavuga ati gene nirecuruza amashashi, ariko nabashije kugira ngo mbone ifunguro mama, ati ifunguro nzanye niri ngabereka amafaranga nakoreye mu mujyi, bakambwira ati ariko ibyo ntabwo tubishaka, ubwo no burara ni n'abari uburara mu nyihangane ntago nzabisubira, bahagera mu rwo nkakubitwa ariko nkabereka amafaranga icyo nashoye, none nkababwira ati jewe hagati y'ahangaha ndababwira ati ahubwo ati jewe mu gihe mba nakora udufaranga manyeneye mu mwenda wo kwambara nubwo y'ishuri mu bumpa, ariko nanjye mba nkeneye bibura nuko nabona agatungo nashyira ahangaha kabo k'urukwavu cyangwa inkoko, ejo kazororoka nkajya njya kwiga, ariko nzi kwenda kahari mu rugo ntabyo byaba bitwaye, ntabwo ari kimwe uko nakena nkuko n'abandi yenda bana kwigana baba bafite ubukene, ariko nanjye nkabasha kugira ngo nzabone kagatungo kazanteza imbere, kugira ngo ntazakena nk'abandi bantu uko mbona bamwe bo twigana batifashije, hanjye byibura nzagira ubwo kwifashisha mu gihe ntarakena cyane. None rero bakambwira ati ariko icyo dushaka mu mwaka kujya ninjiye mu mujyi ntambara imaze kurangira, uyu mujyi genda wa kera cyane cyane rwose, aya mazu rwose naje muri uyu mujyi, inzu mbera byomba ariyo mbona kwabihira hariya hano kuri sate niho nabonaga gusa, hano no kwa Venani rya soko rindi ryo rishaje, rya soko rishaje naryo narebaga cyane, kuko niryo koreragamo cyane, izi nyinshi zinaza ndi mu mujyi jewe, ariko nkavuga ati mu buzima bwose busanzwe nzabubamo uko bukwiye bwose mbubemo, hamwe twahageraga naho twinjira mu bipangu by'abantu tugasanga nta bantu barimo, abantu barapfuye, twinjira tureba ari imirambo gusa, tugaye dufata ibintu nabwo ntibitugira agaciro, nta hantu hamwe wabigurisha, tugafata umwanzuro wo kuvuga ati se tuzajya tubirya tubivemo, twabiraga hano hirya kwa Bihira batarashyiramo iriya nzu ari mu ishyamba. Ababyeyi banjye bararangiye, nta data nta mama afite, etse bashiki banjye bana nabo gusa, nabo nabakena, ariko nkabasha kubana udufaranga twose nkoreye, nbanza aho kugira ngo nca handi ndabanza nkagera mu rugo, nkabanza nkafasha babana ukabona icyo bararira, babana iyo babonye cyo kurarira babona igikoma mu gitondo cyo kunywa, nabacashuro nabo nawe ubugitse mu gitondo bakabanza bakiga umubyizi wo guhinga, babasha guhita babona kandi kanya ko gufata undi munsi w'ejo wo kujya guhingira undi muntu nawe akabona iki imibereho. Ese wibuka igihe wavukiye Mahe? Igihe navukiye ndakizi. Uyu munsi uzi anniversary ya? Ni byiza cyane. Igihe navukiye mu buko yavutse umuga kanavutsemo. Mutse muri navutse 8 5 Mutse muri mwaka mwaka ni 5 bwa nafite nawe. None se kwiranga muntu birabyanditseho n'ibyo warayibonye iranga muntu nanjye. Okay. Wabonye ariko kwanditse 8 5. Nini gihe wavukiye urakibuka? Hani sinakubeshya pe ni kera kabisa. Ntago nakubeshya. Ni cyangwa cyawe kugira ngo nzakibone. Wari waragitaye naragitaye narakibuze. Ntacyo narifite pe kandi nabaga mu mujyi. Naje kugikuraho biti gikonko. Za Gishubi ahubwo niho nagikuye. Igishubi niho nagikuye uko bari bakinwa n'amafaranga y'imikofi y'umubirayi nari nacuruje. Byose byarama mu gasaro nakuraho. Arambwa ati nta kibazo ahubwo ararenga amama muri amafaranga yo gutega njya kugishakishayo. Naji cyangwa umwe ndagifata pe nagikuye Igishubi nabyo byafashe nandi mafaranga 10,000 yo kujya kugikurayo.
ubwo naje mpita nongera gusura kuri rezo y'icyangombwa kuko mu mujyi mu kwabo nabaga akenshi na kenshi barampereza kuko abenshi ubuyobozi buri muri uwo mujyi bose baranzi bakamereza bazi kazi nkora ko nkora akazi k'ubukarani nkaba nkora akazi ko kuyora ibirayi kuri depo nta kandi kazi kanye nakoraga mu mujyi naho kwikora nkoresha imbaraga zanjye nta kindi kintu ndishisha n'imbaraga iyo nashoye imbaraga nkabona nkajya gutya nkabona akazi nibwo niyo mibereho yanjye mva mu rugo nasenze mfushimira Imana msaba Imana mvuga ati Imana ufashe ningera mu mujyi aho ngiye uhangiza amahoro bashe igishoro cyanjye shoye n'imbaraga ufashe nzishore mbona akazi nkuko nzishoye byibura mbona umugati wo kurya nanjye mbona no abana baza kubasha gufata ariko ibyo byose senze byose Imana irabifasha mu pe yewe nabatirijwe mu badive dini yo Karubanda muri mwigororero vuye mu igororero niho nabatirijwe kugera mu igororero kwanje ne byatewe nuko bona nk'agakagwa za kujya gutya mpura n'abantu turasera nyine rwaserera za rwagwa murabizi icupa ariko kinaje kugera mu igororero niyakiriye bitanakira agakiza tamakizwa mu badive ubu nta kibazo ufite rwose ni ungu n'ingoma njya gusengerayo akagwa mbyo rwose nudagerageza ariko ntabwo ari mwaye ni mwaye nuko nawe kubwira nawe Semahembe ko nabonye urya ingurube kandi nzi ko abadive batarya ingurube ntabwo ndakoraho nakavariye wimbeshyira ikintu kitwa ibenzi sinkoraho mu buzima ikindi cyawe wambwira isosi isosi y'ingurube naba nabangwa ntarya inyama yayo nkarya ibenzi kirazira kurya ibintu bituza ihene urukwavu aho ni tayari agerageza ubwo ko jama nawe jama ntabwo byo bikora pe ikintu kitwa ibenzi ni ikintu kibi cyane oya ntabwo ibyo bintu bikunda cyane ntabwo ndanabikoraho no mu rugo yashatse kurya ikintu kitwa inyama mu rugo abana batunze urukwavu bavuga ati mwegurwa urukwavu mwebwe ikindi kintu muzashaka giye muzakimbaze nzakibakemura nta birenze okay urukwavu inkoko okay ibyo byose ibituza ibintu bituza ingurube ni haramu esa urukwavu narwo ni haramu inkoko nayo ni haramu urukwavu ihene inka nizo ibintu ugomba kurya byujuje ubuziranenge aho ubundi ibindi byo ushyira uruhande rumwe ariko ntabwo ni ngombwa ngo bifate nk'uko ubundi buriya idini ry'abadive ni nka abisilamu. Kibonge kumenyana nawe Kibonge rero Kibonge yitwa Christophe niyo nemera Christophe. Kibonge kumenyana nawe twabanye muri cya gipangu kuva kera kwa tuse kubana Kibonge nahageze bitewe n'uburara bwari bwaranyinjiyemo mbomba ntaye babana bitewe nuko nakora kuri ya depo y'ibirayi noneho babana mbataye nza gufata umwanzuro Kibonge arambwa ati ko se Mahembe waje mu mujyi ukajya wibera mu mujyi kuruza imvura igwa buri gihe ugataha nijoro unyagirwa wagiye uzikira mu mujyi ko gipangu ufite ari kinini tukaza twibanira ko nta kibazo wana Kibonge numva ndiriye inama namwe ati ko Kibonge nakaba mu mujyi jewe ndashaka kugira ngo buri cyo mwe nzaje byibura mba ndi mu rugo kuko abana size mu inyuma nta bushobozi bafite byura nzaje mbunganira. Kibonge arambwa ati wowe rero buri cyumweru tuzatujyana mu rugo tujye kubasura turebe ko bimeze ture n'ubuzima babayemo ko bumeze ariko uzaje bera mu mujyi akugira ngo uzagera mu rugo utererwa serere n'abandi bapeti cyangwa n'abandi bantu b'abaturage nabwo ntago we bari byiza ariko iyizire mu mujyi tujye twibanage nawe ntawe wabirenze ibyo ngibyo nk'umuntu w'umutafu nkawe. Okay ndamuga ati rero Kibonge reka tubane nge nawe ko uri umuntu w'umubyeyi ndakubona pe yarakibana na mu majori mama jori nawe tukatwiranwa ababana hano mu gipangu atubana nawe mu majoro akafata neza pe nk'umwana mu rugo bakaya bateka bakangaburira nabona nawe ifite ubushobozi nawe ati mwe munanywe ndakira ngo nzaye mbunganira namwe mujye muteka mu ngabure nta kibazo nta nibirenze ati nta kibazo ibyo ngibyo nta kintu uzanyumburana nacyo Kibonge ko arabanye imyaka myinshi pe
kandi n'ubu ngubu pe turacyabanye nta kibazo nta kintu namushinja ni umuntu w'umugabo kabisa ufite igitekerezo kizima nta kintu na kimwe cy'ikibazo agira nta stress n'imwe agira ku muntu ni umuntu w'umubyeyi urebye ko nta n'ikibazo na kimwe afite kibonye bavuga ko wowe wataye umuryango wawe oya je nta muryango nigeze na umwana umwana abana bangahe aho ubanza umwana umwe ndamufite Damuru abahani Kiduha nyina waramutaye nyina twashwanye nabwo tubana hano kwa Kibanga mu gipangu ubwo umubyeyi nakubwiye ngo ndakubije nkubwira pe ndakubwiye ngo mama Damuru twabanaga hano mu gipangu kwa Kibanga tukibana mama Damuru bantu bakajya bambwira ati yenda ndenda namabwira ariko naye narabyiboneraga kuko umugore nta kintu na kimwe yamburaga pe twarabanaga papa Gasara kangurira ibintu mama Gasara kampa ibintu byo kurya ibitenge nkamugurira ariko defu naje gusanga ku mugore nimwe najyaga guhiga mu gihe nagiye mu kazi yaba ari mu rugo yasigaye akora akazi ko mu rugo agasigara acikaci inyuma kandi nta kintu na kimwe yamburanye reba kujya mu mugore agaguca inyuma kandi nta kintu yakuburanye na kimwe rimwe naje kujya gutya mu 2020 namugatewe wowe nguhaye mwanzuro fata kabase ujye uvandereza saa sita uzageze saa 5 wowe uzuteka ibyo kurya uko gihe ntago nzajya mbasha kubikurya jeyo ninkwereye akantu kanje mba numva kampagije nta biba birenze wowe cyaba icyayi n'umugati ujye ufata icyo ushaka ariko igishoro kijye gihoraho nibyo kurya gihe uzajya ubimbaza nta kibazo na kimwe nzangirana nawe ariko defo nimwe ntuzaca inyuma urareba akazi nkora nawe nibyo ngiye kuguha ubyo kuzakora uzajya yeranja niba ari inyungu cyangwa ari igishoro nikizashira ariko inyungu ye tujye tuyiryama ariko twabashije kugira ngo tubone iki ya inyungu igomeza izamuka naye ngiye no ngomeze ngiye nameme na mutundi tuntu ariko umugore nyuma yaho naje kugira gutya igishoro kiba kirazamutse ageze mu 2040 ahita ahamagara umuhungu usaza witwa Habishuti aramuga ati rero Habishuti jewe mbonshije kubona 2040 ugiye mbonye 2040 fata igishoro cya 40 noneho ujye no gura ingurube hari imare ikiduha nugumaye kuyigura uyibage noneho tuzara amafaranga azavamo ayariyo na inyungu n'igishoro tuzarebe ko twazatera imbere umugore aragiye amafaranga ayamuhaye okay amaze kuyamuha umuhungu aragenda arashora ashoye amafaranga yangura arayigura ya 40 aragenda ayibaga ivamo 60 muri bya 60 aramuga ati rero we havuyemo 60 ni okay niba havuyemo 60 subira ongere urangure iyindi ya 40 wongere uyibaga bya bindi veni ubikire ku ruhande umwe tureko amafaranga uko yakunguka urumva ko igishoro cyawe kimwe kigenda kizamuka nawe ubwo twatera n'imbere nta byabirenze ibyo ngibyo okay ubwo umuhungu yanogomeje aracuruza pe amafaranga azakugeraho none azamuka agera muri 80 ageze muri Katorova umukobwa muzima ahita amuga ati noneho we gurama akanyana gato yakagashashe tureko kuntu kwakwitezamo imbere umuhungu akaguzemo ka 60 agashyira mu rugo hasigara 20 muri 20 aramuga ati nyongera 10 yuzuye tarani noneho haraho mbonye ka tarani tureko twakongera tukazamura ariko kakanyana kari mu rugo ubwo umugabo nawe yaragiye umuhungu aragenda kuri ya tarani aguze ya tarani arongera igishoro arongera cyazamuka ivamo 50 ongera gura indi ya 40 guza indi ya 40 ubwo igishoro kiri kugenda kizamuka kiri kuzamuka aravuga ati rero wowe noneho ya 40 ndaroza ibintu byikongera bizamuka ntabirenze ibyo ngibyo noneho rege hagati yaho ngaho mukomeze mugerageze ibyo ntago bindeba ni musaza wawe niba ari musaza wawe uri kubikora nta kibitwaye ibyo tuzakubyiranjamo ubwo umukobwa muzima ahita ambwira ati aho bigeze ati koroti papa koro ati padamo ntikarame ati aho bigeze rero ati Habishuti yambwiye yuko amafaranga none atangiye kongera azamutse kandi na yanka irahari okay nibyumva rero madamuru ibintu byatangiye kugera imbere noneho mu bintu byataye gutera imbere hagati yaho ngaho wowe urubyumva kugishoro nawe wakibonye genza nkomeza nkoresha imbaraga zanjye uko ari cyo gishoro cyanjye ubwo kizakiza uzagifatiraho nguhereze nta kizakiza ningira kacyakanye no kubona nzanguhereza utwawe utubike wadushora ugomeze igishoro uginde mu gishoro ugomeze ugihereza Habishuti musaza wawe ubwo nandi nyuma inyungu ntazayibona nyuma icyo muzanyereka nzafata icyo twari tumeranye neza kabisa nta kibazo nta stress nimwe twari dufitanye wana pe twari tumeranye neza twumvikana na Kibonge bumvikana umudamu wa Kibonge mama Cecile umva bumvikana tubanyeho neza nta kibazo na kimwe nta stress ntaki wana Kibonge hamwe Kibonge ajyaga ambwira ati padamo nikarame ati urabona ukuntu kubaka urugo ari byiza ni byiza cyane mama Gasaro haje yagize no arambwira ati
papa Damu ntikarame ati urabona ukuntu kubaka urugo ari byiza ati Pagasaro ntabwo yarazi ko ashatse umugore ati ntabwo yarabizi none Pagasaro akibimenya ko nashatse umugore we agakurya yankore anguriye ibitenge abugura umugore ahangurira icyo bita amafi turaserebura ni nka versere uburyo urebye nakudukoresheje pe akaza ati mayete karame ati ubu ngubu wari uzi ko gushaka kubaka urugo ari imikino Pagasaro ntabwo kubaka urugo ari imikino ati burya byose bisaba kuka kandi bigasaba igitekerezo ati rero ubaka urugo neza ati dinari kutere mu kirenge intambwe mu kirenge twagiye duteramo ati natwe de twagiye tuzubaka ati kandi ati ikintu ushaka kuzagutezaho imbere ati nukuguha icyororo cy'inkoko akugurira inkoko ukazorora nkugura amadendo ukayorora nawe ukarako hazabona icyororo wana nabyembe umugabo yarabinkoreye ikintu naza kugiramo ikintu kinyatsi mwaba papa mwe ikintu naza kujyamo inyatsi narazora inkoko za 18 na dende 3 naragiye ngeze mu rugo sanga za dendo zo zuraga igipangu zikajya hano igipangu cyo kwa Sebukangaga inyuma yaho twabaga noneho naragiye dendo ndazimanurayo maze kuzimanura nkeka ko ari nko kuzimanura nk'uko nk'uko ayimanura igenda igira gutya amaba yenduka imanuka ikagera hasi guruka narazimanuye zimwe zigeze hasi sanga zarangiye ko ibidendo ni ibintu bitagira aderese narahubuye nyine hejuru y'amabati ngira ngo yenda ni inkoko nkubuye itashiduka byarangiye inkoko nazo zigira ngo yenda zitangiye kuneza imbere zitera amagi menshi cyane zimaze kugera amagi 160 na zari inkoko z'inyarwanda ubwo amagi nayo nkajya nakwigendera nkajya sanga abahungu aho zagiye zitera bagiye bandurura aho zitera zabandurura uzateraga impande n'impande urabona cyo ipangu ni kinini cyane tarashwana bitarazana bombe ibintu bya parapara byari bigugenda bisatira bya bindi none hagati yaho ngaho nza kubira madamu inkoko zirapfuye zirarangiye nta bindi bintu birirenze reka noneho ufata umwanzuro mbwire Pagasaro wazimpaye musaba uburenganzira mubwira ko zitangiye kugenda zipfa kandi ku bwawe nazizi nabuzi noneho je mu mwanzuro nagiye Pagasaro ndamugate Pagasaro za nkuko zashizeho zigenda zipfa none mbigenze gute ko zisigaye nazo nduzi ziri kugenda zimererwa nabi nabigenza gute nk'umuntu papa wanyoroje kayima ukaba yaramfashije kanyereka ubutunzi bwanjye nkanje icyo najya nkubwire nk'umuntu w'umugabo woroje dere ngo inuje kura mu gipangu kuntu bimeze nawe uhera ijisho ungira inama nk'umuntu w'umupapa wanyoroje twaragiye Pagasaro areba avuga ati reba ibi bintu ndaruzi izi nkoko nta kigenda twaragiye kuri soko hariya muri noze bagura ibyo by'amatungo angurira ibyo by'amatungo nabyo biranga ni inyatsi ubundi niko navuka jewe yambwe ati nta mutsi ufite wo korora ndavuga nti nawe nyine ngo shaka ukuntu noneho wazishora hakiri kare zitarashisha zose noneho uzishore babe bagozaguhuza afata yo ngaho zari kandi gatungo zigurira nuko narakoze cyane inkoko nazifashe izari hasigayemo 14 ndazifata nzijyana mu Rwayanga ndazigurisha ndaziteza muri wari abavanderi b'inkoko banyihereye amafaranga inoti y'ibihumbi 24 niyo nakuyemo nese afata umwanzuro wo kuyajyana mu cyaro bitanguramo ikibwana cy'inguro 16 aho icyo kibwana cy'inguro naguzemo cyo cyahise kimpesha agaciro nakigurisha igeze mu 80 tewe nuko nakitagaho cyane namanukanaga ibiryo bimwe nka bimwe nkayo abanyonzi bakayimanukanira bakabingereza homo bakayiha abana bakati muhe amatongo ikibwa cy'inguro naje kugira gutya nkigurisha ikibonga ngira inama yo kwitangira gute yo kuguramo igare y'ibihumbi 60 igare ndiyo ryase rifasha kujya ngomeza nikorera ibirayi ku mutugu ngikorera ibiro 80 nikorera ibiro 100 ariko nkajya mbasha guhita ntereka ku igare nkabidepoza aho bikwiye haba kuri foko ibiro 100 narajya gukarwa narajya hara nabirabasha ijana naryikoreraga ubu katorova mbijyanda bye guhora nkabijyara kuri foko bikuye kuri depo y'ibirayi hariya kwa Eugene kuri Edarado katorova ndabyikora pe burya haremera amagufwa kuko urebye ibyo ntago biremera biba byoroshye cyane okay ubu tuvugana mwe bagara Fred yewe imbaraga n'ubushobozi ifite byose mbikesha Imana kuko nta wundi mwana w'umuntu nabwira ngo afashe mu byo nagomba kuba Imana itagomba kuba yarafashijemo bitewe n'ubuzima bubi nagiye camo ubwiza n'ububi nabuciyemo bwose ariko nta kintu nashinja Imana kuko Imana burya ikura kure
ikura kure ese ko utatubwiye Mm. igihe